Ndi papa sava. Ngira ngo rero murabibona ko ikirere gihagaze neza. Twanashima Imana burya tukayiha amashyi kubera iyi imvura iguye. Mushime Imana mwuka byaranye. Ahandi byaranze ibishyimbo byarumye. Ariko tugize Imana mu gihe bitaruma, Imana iduha akavura, bivuze ngo abagere ku mushogoro abawudibura ubu ni salama reko. Ibintu byarumye hano. Ariko rero papa sava, nyamara abantu niba bicira inyeri, uyu munsi nyamara ni n'umugisha. N'umugisha. Hanyuma rero nshuti bavandimwe, nkuko tubisanganywe, ubwo mu nda nyine hagiyemo agacucu, kandi noneho no mu muhogo ikimanukamo kikavuga kiti hunga nyota. Hari abantu batambitse mu gacyabo bahura n'urumeni. Oya nanjye mu gitondo nagize n'ubwo nitembereraga gutya rukuntu nkunda kubyuka, nkagenda nembera gutya mbona urukoma ngo hwa. Zingiye hari hafi y'ikiraro cyene zanjye mbona za nyamaturi zirashurishiranye za nyamabondo mikarabaye. Ntiwikanze imvura. Ikanzo imvura yo mu murima sibanzigwa iwanjye, wowe wagira ngo mfite itanura mu gifura. Ako rero karakanyuzemo aba bana bakiri yego muko ndabona unterekera amaso umenye ko mfite umugore witwa mama Savadini. Ibi tuba tubabwira ni ibintu byiza biba mu muco wacu bikawungura bigatuma ukungahara. Buriya iyo ugiye hanze tuba dufite byinshi tuba mu kubyina tugira gutya tukababwira tuti iwacu mu majyaruguru. Ariko nawe usigaye uhamagarwa ye wagira ngo se ariko aho uguri iyo telefone ariko mw'abantu nibyo nababwiraga buriya Margarita ayasagutse niwabonye ko yakubisemo tentire. Ariko rero mujye mundekera umugore niyo yaje natumutwaye bakureka Margarita bajye bakureka umusatsi arawogosha amaze wakubisemo ibitukura. Ariko mwaracunze dore yanatoboye ahashyiramo byinshi Yasubiye bwana. ariko se ungiye mu ndebye bwo ungiye mubona ntarabaye mwiza. Umugore wanjye aherutse kuza asikigina mu mutwe ndavuga ni karabaye. Ese ni imandwa turi kuba biriya babyita kwisazura. ngo babyita ngo tentire awirorongomba. Bibona nagize ngo ni imirabyo yakubise. Oya nawirorongomba ma. Ariko kwiga n'ukwiga. Oya njyewe mujye mureka muri hari igihe Sayimana avuga nibyo avuze nge simbyura. Ngo njyewe mbibonye ngo imirabyo. Imirabyo y'iki? Y'inkuba. Ubona biriya bintu bidasa n'umukororombye ibintu by'amategeko. Reka nkubwire. Mujye mureka bo baganira ibyo mu bubari baganira ibyo mu bubari, baganira ibyo mu bukwe baganira ibyo mu bukwe, ibyaganira ibyo mu birori baganira. Ari nakwiye kuganirira kuri runongo. Sayimana rero wowe jya wivugira ibyo mu kabari n'ibyo Oya na kari gaciyemo. Nyamuneka mujye mumenya kuganira abantu basekeye batebye. Uragenda mu nzira ugasanga umuntu arahekenye amenyo hasi ukavuga uyu muntu ntazi ko amenyo y'umungu bari pirate. Abantu baseke baruhuke nibyo nababwiraga rero. Gira gitariro ko dakomara. Gerageza buri muri WhatsApp. Uramubona amakarere. Ariko umuntu wanjye burya nugira uzabyare kandi ugira abana basirimutse. Reba izo nzara ziri gukora ariko mu kintu uzajya nuza y'inka gutya. Arajyagira Veve yashatse abakozi n'abajya kuvoma abakura n'abajya kuvoma n'abateka. Ariko ntabwo waba warebye umuhungu waba waramubonye asigaye yubatse amaparamana ku mutwe.
Chris Brown baraje haraje wabyawe ntaribwa n'imbwa nuko rero nibyo nari ndimo mbabwira uko kuganira kera byabagaho abantu bagatarama ariko ibyo navugaga ni uko umuco wacu ari mwiza pe ukava mu burasirazuba ugasanga baravuga urunyakirima bavuga urunyakirima ntube wakuramo ijambo n'iryo wumvishe ntiriba riryo ukagenda ukagera mu majyaruguru y'iburasirazuba hariya zandorwa n'iki ugasanga barivugira ururiya rurimi rwabo bakabyina ikinimba cyabo ukabona birajyamo wagera mu bugoyi ugasanga hari baravuga ikigoyi naho bikajya ugasanga ikinimba wenda niba aho ngaho za Gicumbi bari kubyina ikinimba cyo hejuru cyangwa icyo hasi buriya bo ngo bakagira icyo hasi wakubita aho ngaho mu bugoyi umanuka ugasanga bo bariterera ukamanuka Kivu yose ugasanga wagera hepfo iyo ngiyo ugasanga ngo barasanya za nkombo ugasanga ngo kwa baruwihariye urenze za Nyamasheke wazamuka wagera za Nyaruguru ugasanga abagore beza inzovu ikintu intwatwa abateretse mbari nabo Margarita ariko Margarita burya nawe ni agace k'urukiko ukuntu sibo bateretse ku ishyamba ni hamwe mu batebo niko kera niko hitwaga mu batebo sa ni kwa ba Margarita aho hafi ishyamba hariya kwa banuza dore hariyo buriya hariyo abantu b'abahanga uzamutse hariya Barugamba Sipiriyane naho Bagasimba Francisco Saveri naho ngaho hari n'abandi bubu nk'abanuza ba Ruferedi n'abajyaru nawe bakuvuga barabwiza maze murumuna wawe Dafi yakwiyomoye ngo avuka ngo kakira uramubaza impombo ngo zitwara amazi se batindera abageni uza kugera ni Nyamirambo ko bamusaho babyina ibintu imidundo ese kwa bahatungiho ni hatungi ntabwo ari uw'inyakariro uri kubyica hafi aho ngaho hariya za Rulindo hejuru ari kuminuka ugana za basi bakaba bacombetse za Nyakariro agira n'inkomoko na bamwe rugaba yatubwiraga nabyo ni ikigote ikigote cyaraze kera abagihinga si iwanye yamarekare ukimburiye ahandi oya abantu mwe rero hari abari kundeba nabi ariko banyihanganire nyine hari ibyo utarabirimo nk'abamanu yego ndavuga ngo bimvange ibyimanye noneho hari n'abanze kutubwira aho bavuka ukagira ngo hari icyo hatwaye iwanyu ni iwanyu Madederi uramubaza uturuwaye ngo ku kibuga ukayoberwa ntibari icy'umupira ntibari icy'indege hari n'uhagarariye ngo hatazi aho bakomoka Ramazani n'abantu mwe mureke tujya tumenyana noneho umuntu akabahisha iwabo noneho mwabavuga bati habaye ibibazo ukayoberwa aho werekeza ati ndiho ku kibuga mwarangiza mukagenda mpaka ababyeyi mukabaheka mukamanuka nko mu nguni ya kabiri tukavuga icyaparikagaho kajugujugu waragendeka reka dukomeze rero nibyo nababwiraga umuco dusanganywe kandi twiyemeje ni uko tuzajya dusoza umwaka ntiturawusoza twe tubyigize imbere kugira ngo iminsi mikuru itadufata akagira ibipfu twiyemeje ko tuzajya duhura tugashimira bamwe kandi buryo udashima arashiha kandi uwashimwe iyo bamuvuze ibyiza abandi bareberaho niyo mpamvu nagira ngo mpagurutse famiye Kirimbuzi Jarike begere juru none azubona nabasana none mugashyitsa yombi amabuno yanyu ntahengame mwokabyara mwe ni yombi rero nk'uko twabyemeje ni uko komite yateranye tukavuga tuti mu bantu dukorana ni bande bitanze
cyane kurusha abandi. Ninde? Rugaba ku makorasi. N'abantu bose barabivuga, ariko yaje vuba. Unase umwaka urimo? Nta mwaka urimo. Twafashe umwaka wose. Sibyo? Guhera mu kwa 11 2021 kugeza mu kwa 11 2022. Kandi Rugaba byatangiye hafi mu kwa 4, sibyo se? Nuko rero uwatoranyijwe rero nanjye kuvuga ngo wahiswemo. Uwatoranijwe akaba ari Dafi. Mu muhamashyire. Icyatumye ahiga abandi ni iki? Nuko muri uyu mwaka twagize ibyago ariko tugira n'umugisha. Muri ibyo byago niwe twashyikirizaga umusanzu cyangwa se yo kuyaga, kandi arabyitanga, turabigaragara. Tugeze rero no mu gihe cy'iki noneho cy'ibyishimo, murabizi ko dufite nyine uri kurara yifashe akarumyo, naho ntago yigeze agira ate adutengu, kandi tuvugishije ukuri ntago yigeze asiba tumukeneye, nta nubwo yigeze akerera. Tubihurizaho twembi kuri wa musanzu mwari mwatanze, ngira ngo twabahaye raporo ko ari 200 kandi twemeje ko tudatanga amafaranga kuko ari ugushima. Tuvuga ko tuzagura impano tukamushimira, iyo mpano akajya ahora yibuka, twibukiraho. Ntabwo twibuka naho twagiye, ariko uratwibuka nyine. Niyo abantu babihindura ibindi, ariko ijambo ni ukwibuka, sibyo? Nkaba nagira ngo rero nsabe Ndimbati wari ubishinzwe gukusanya umusanzu no kugura iyo mpano, kuko ari we twari twahisemo, turavuga tuti nawe adukorera icyo gikorwa, turebe ko ubutaha ari we noneho kizigenze. Nagira ngo nsabe Dafi ahaguruke yigira imbere. Umutwaro uratwihanganira kubera urumva tuba dukeneye amashusho ya kamera hangere zombi. Urumva Kepa Wenti na Rui baba bameze neza kandi tuzabitangaza. Nkaba nagira ngo nsabe na Ndimbati nawe yegere juru, hanyuma amushyikiriza impano. Iyi ni impano twaguteguriye, uru ni urwibutso ruhoraho, ni umutima ukunze waba mukorana, nishimwe ry'abaguhisemo ngo ushimirwe, yakire nyakugira imana. Yego namwe mwayikoraho abibanze, ariko mwamuretse ntacyo, erega twe turayizi, turayifotoreza. Nkaba nagira ngo rero mwamubonye ababishinzwe. Hanyuma Rafiki ufata amafoto, iyi foto uyifate, urabona n'inyinya nziza, niseko ibereye, urabona ko ni maso y'intamira arusha y'intama kurora neza. Oya Jarike ntandebe nabi, nge nabaye usangiza Jarike, ntubirakarire. Nagira ngo sabe rero n'umutware we yigire juru, babafatane ifoto, hanyuma umwanya ubaharirwe. Ndumva mwabaha amashyi. Mwarakoze Dafi, mwarakoze kwitanga, kandi uko nguko natwe no kudushyira imbere. Muti ni murebereho. Arigashimira n'umutware wagiye mutware rero, urumva mutware wa mugani washoboraga kugera igihe arimo gukusanya iyo nkungu, ukamubwira uti sibyo nagushinze, kuraho inyegamo winjira ahangaha. Kwitabira amagahunda rega, cyangwa ugasanga nyine yaraye kuri ankrime, ejo abuze imbaraga. yaramworohereje pe. Yiyicarire mutware, mwiyicarire namwe, twahaye iyo gahunda. Nkaba nagira ngo nsabe rero Dafi ugiyemo hagati utugezeho ijambo wateguye, hanyuma dukomeze ku bindi. Murakoze cyane, biragoye kubona ijambo ryo kuvuga muri aka kanya kuko nishimwe rikomeye. Ni byiza kumva ko groupe nkamwe mungana gutya mushaka kuba mwantekerezaho. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana yo mu ijuru yatumye menyana namwe. Nkanashimira buri muntu wese urangaha muri groupe Papa Sava, buri umwe
ngiye kumuvuga namuvuga ibitandukanye n'ibya mugenzi we ariko by'umwihariko ndashimira papa Sava ari we nyiri projet kuba yarantekerejeho agatekerezaho wowe nawe akabatekerezaho akaduhuza tukaba umuryango ni ukuri turi umuryango mwiza pe bamwe ni bakuru banjye abandi ni barumuna banjye abandi ni basaza banjye muri byose kuri njyewe nabwita ko ari mwe muryango mfite ukomeye cyane ko imiryango y'ubu twagiye tuyubura imwe ariko mwahagarariye abadahari muri ba papa bamwe abandi mbese kubavuga biragoye rero ni ukuri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha utagabanije ndabakunda cyane hanyuma ikindi nabasha kuvuga ino mpano ubwanjye nkibona mukiyimereza numvise ngize amatsiko yayo ntagasiraneho bampaye igikombe bampaye amafaranga nyine sinzi pe nkaba numva umutima wanjye uri kumpushinga ngo mfunduriye impano tuyirebe mbese nyanjoyinga nyireba Dafi oya buriya gapfundikiye gatera amatsiko koko ariko iyo mpano ni iyawe rwose wikirirwa uyipfundura upfundure ugeze mu rugo ugende uyirebane n'umutware wawe si ngombwa reka kubyasasa ubuse njyewe naho ubundi ntabwo twese duturanye ku buryo byoroshye kugira ni impano yatekerejwe na komite kandi twarayizeye ariko ku rundi ruhande natwe mudushoneshe bana yego nimwandoye ariko reka twe kubigira ibintu bihambaye nyirayo nayitegeka papa Sava wenda nawe Dafi nibyo nababwiraga rwose njyewe buriya njya kuyitegura rwose nagerageje kugira ngo nawe matsiko reka namwe azabice ubutaha noneho namwe muzakore neza reka muba namwe mwahembwa noneho ntabwo uciye mu ijambo ubu impano yabaye iya Dafi ndashaka kuyenjoyinga neza kugira ngo mubone ko nanjye mbyishimiye rero unyihanganire impano ni iyanjye wa mugani tumenye icyo atunze oya nayenjoyinga tumenye ngo byavuye nayenjoyinga nanjye mvuga ariko rero byari ngombwa kubera ntibyari ngombwa kubera ko iPhone Pro Max n'igitenge n'inkweto uretse sha barimo amasiripurize harimo amasiripurize agatanga urugamba ni matera basanga ari bakora akisha 300 se n'uyu dore na phone muri kato mwampaye mwanandoze umuhore w'ifira bareka gufata kuri icyo ngo muzari ibice bibiri n'indazi se basubize bazurambere amabuye asanzwe umva uburemere niwe risanzwe niwe risanzwe mwari mukubise mu mutwe utakore handi hacu mukazaca imana nta kindi kintu kirimo Lemba iyi niyo mpano sa mu 300,000 mwari mudonda
niyo mana yo mu 300. ariko rero nuko abantu mwihutira kuvuga wa mugani wawe mwihutira kuvuga bose muyobewe ko ikintu cyose biterwa naho cyaguriwe none se ubwo murabona hari ibintu bitangaje kuba izi studio ukuntu zihenda ahantu naziguriye wagira ngo naziguriye muri shop wagira ngo ni za zindi zo mu isoko urumva hanyuma wenda hari ukuntu amabuye se ubu ngubu muyobewe ko ibuye bitewe n'aho ribitse rigenda rikagira agaciro bitewe n'aho ribitse aya mabuye murayabona nk'amabuye ariko ubundi si amabuye asanzwe si amabuye asanzwe aya ni amabuye ariko se murinda kuvuga aya mabuye ni amabuye ava i Yerusalemu ni amabuye ava ko se mwaretse nkabasobanurira ko numva mwaretse nkabasobanurira ko ibi bintu ari njye ubizi ibintu ko ari njye ubizi ko ari njye wabiguze muritegereza aya mabuye ni ay'umugisha ni amabuye ava i Yerusalemu azanwa n'abantu bagiye handi Yesu yavukiye aho Yesu yavukiye mutaza kujya uri n'amabuye aya ngaya asanzwe nyine se ibyo se uyobewe ko abadamu babikenera urabona isutiye rwose itari ifatika rihagarika ibihumbi 300 ariko nababwiye ngo biterwa naho zagura nababwiye ko naziguriye muri shop iriya hariyo naguze ibihumbi 82 iriya y'umutuku hanyuma iriya ya shokora barankaturiye kubera ko nari mbaguriye ibintu byinshi nguzemo n'amakariso byose hamwe byahagaze ibihumbi 212 hanyuma aya mabuye nayo kubera ko hari abantu bari bayafite bavuye i Yerusalemu ndavuga ni uriya Dafi uwamuhesha umugisha nkamugura aya mabuye yavuye ku nkomoko y'aho Yesu Kristo yavukiye noneho nayo ndavuga ni reka nyazane banca ibihumbi 78 bihuriramo biba 300 rega kimwe kiravugana n'isoni urandusha ubwenge ntabwo ncururiza mu mujyi ntabwo bino bintu byose mbicuruza ibuka ejo bundi uza mu mujyi ntabwo wakwebye ku iduka ryanjye umbonye ugakata ukajya mu gikari cyangwa ukeka ko umukobwa wabigura ataje kumbaza uri kugurira iriya sutiye nangahe ntabwo tuyicuruza 5 ikariso ntabwo ari 2,000 ntabwo ari 2 ntabwo waziguza ukagenda wanze no kwinjira aho ncururiza ahubwo nimba ibi bintu ntabwo byarenze amafaranga 1,000 kandeba isuti 12 ntabwo birarengeje reka tubare 15 ngo nitike yakujyanye mu mujyi nta n'isoni andi mafaranga yose 280 tanga iryo buye maze rero uyu munsi turi gutora umuntu wabaye umukozi w'indashyikirwa ni ukuvuga ngo harimo n'ubunyangamugayo sibyo se harimo n'ubunyangamugayo twakoteje tuvuga tuti uwo bizagwaho komite yamutoye agomba gutwara iyi mpano nimba atarashega wagiye kuba ngo tubwize ukuri cyangwa niba atari ibyo uvemo hano ntabyo kuvamo turagiwe duterura intebe twiyishyure ayo mafaranga nimba aca mungu ntabwo bibikwiye kandi ubwo jye turajya iwawe duterura intebe twishyure ko mutete umumenafu mu ijambo basava ngira ngo mwese nyine muri abavandimwe ngira ngo murabizi ko nababwiraga ko hari akabazo maranye iminsi ubwo rero nararebye mbona abantu bamereye nabi bambwira bati gira vuba niwanga ni isambu turayijyana turayiteza mbona rero bihuza ko mwari mumpaye nyine turadufaranga kandi
bari bakeneye 250 ndavuga ni wenda bari n'abavandimwe bo nzabibabwira babyumve ubwo rero nyine naragakemuye none se ndimba ati muvandimwe wihangane udusubize utubwize ukuri ubu bwenge bwo kujya gushaka aya mabuye ugatora tururiba yanyagiye uzuye imyanda uko ngo ugiye gutanga impano twagutumye tukwizeye ko n'ubundi turi abavandimwe nk'uko ubihamya kwako kabazo yuze ukatubwira ntitwari gukoteza twari gutuma isambu yawe igenda ko ikindi kintu kibabaje ni ukuba twese twicaye dafa akatubona muri iyo sura yo kumubeshya icyo kinyama nk'icyo nanjye ikindi nongeraho nk'umunyabwenge aratubeshya aya mabuye ni umurozi araroga ahubwo yaturogeye tureke amatwi ndimba kuki udusebeje akabazo kari gahari ariko tubwira niba uvuga ko turi abavandimwe tukitanga byari kugutwara ariko rero nyine ako niko kandeje